ibaza ubushuti bwanjye nawe icyo bumaze nka kimwe. None se ubushuti ni ikiguzi? Kuri njye si ikiguzi, ariko kuri wowe mbona birenze ikiguzi. Si uko mbifata, ahubwo mufata nk'aho nshuti magara yanjye ya mbere. Ubanza atari gusa waranandoze. Sinakuroze kuko nuwakoroga nabonywa niho nshuti magara yanjye mu magwara gwanjye. Sinakubeshya, sinyugufata nk'inshuti, uri imungu kuri njye. Nawe uvuze nabi. Navuga neza navuga nabi, nayo bifu sonzemo iyo ariyo. Ni ifu ya kigori y'ubushuti magara gaha. Vuga uti ngo ifu y'Imungu sindi inshuti yawe ndakwiyamye. Kiyamisazi guca amazuru doraho nahereye nkwinginga. Biracyaza kumunga nibikunyuze utangiye kunuka. Kutagutuka n'ugumba dore igihe nahereye nkwingingira ubushuti magaruka bwanga. Nabwanga kuba turi inshuti ari cyo bimara usibye kumombya. Abantu simbonirwa andi inshuti magara ufite kwitaho nkuko nge mbigukorera nta nubwo wabinshimira. Igitamba mbuga unyitaho nabigusabye. Mbyuka nkubaza uko waramutse nkaho uri indaya yanjye nta nubwo wabinshimira. Ukoze hasi unyibutse uyu mwiyamye kundamukira nkaho muri mideni. Cyo nicyo kisobanuro cy'ubushuti magara ugomba kumenya uko akara kawe karamutse. Sindamara yawe mabere ya nyoko nta n'isoni ufite zo kunyitira ryawe. Nawe nyoko n'umubyeyi mwiyamye kuri mama. Abari uzajya ubyuka uramukira umubaza uko yaramutse ntuzongere kumbyukira wamutera mwako. Igihe twavuganiye ubu nibwo umenye ko ndi umutera mwako. Nawe wavuze yuko uba wifuza kumva akajwi kanjye. Guhora unura ibibazo byawe njye nta kibazo na kimwe wanyemurira nta mwaka urenze uwo. Bigutura kangahe? Ahubwo se nirya rutabinura. Hari umunsi tuvugana usibe kuvuga amafaranga mu kiganiro turi kuganira. Ariko ntabwo buri kumvuza amafaranga uyamba. Ndayaguha narakubyaye nzahora nishingira ibibazo byawe kugeza ryari kubu ngo bari guherezo ryanjye nawe. Shira mukasoro gatwara nyoko ushobora kwibwira ko ari guherezo ryanjye ugasanga ari guherezo ryawe. Awe nyoko ninzongere kukubona hano ninzongere kubona ko uraye muri telefone yanjye kutakugira nta gihombo. Ndira mu rugo simvira mu Rwanda igihe kizagira ukanyifuza. Mwifuza miki kugenda utagenda umura agenda ndabizi ko kwifuza ari icyaha sinzakwifuza wanyatse. Nawe hari abaranengushye pe. Nagutenguha ariko ndajya kwicwa n'umunuko nshaka iki. Vuga ko utarenze ira minota 3 ureke guseba witwaza umunuko. Nayo niyagezemo ahubwo ni ibiri yakubwiye myinshi. Ibaze nawe umuntu w'umusore nkawe witegura kuzagira umuryango ukora iminota 2. Nagiye kurangira numva narambiwe numvaga nazi ibyo ndimo. Base nagwaye ukayikina ukinanirwa ntuzongere kugira indunyaka. Niba abakobwa bose muziranye bagiye ikigo cya gisirikare ku mubiri wabo ntuzayi. Nayo nakongera kugwa kuko waransebeje. Nagushebeje gake kuko amashyamba barayaciye asigaye mu kigo cya gisirikare gusa. Bayaca byahe kwa Rubangura siri hari. Kwa Rubangura nyine hamwe no kwa Mbabazi wawe none oderi yari afite iteye ubwoba. Aha nyine bafite oderi nziza suzi ko abayiteye parufe. Aho parufe dahumuza wabonye ishyamba bateramo parufe. Ariko ishyamba uri kuvuga ni irihe mwana sambaniye mu ishyamba? Ntabwo nari kujyana ishyamba murindi mfite geto. Ishyamba rihe nyine? Ishyamba ry'umwanda n'umunuko. Ugira amagambo menshi adafite icyo amaze igihe ahereye uvuga nabuza amagambo mazima avuga yumvikana. Suko tumvikana ahubwo nuko udashaka kuyumva. Gambo ugire abari nayo minota ukurana kuba ndi proud yawe nkuko ndi proud ya Gahanga. Ubundi suretse kwiyahuza amagambo nk'umurwayi wa sida uhambwega ngo amakuru yuko byagenze. Ako kanwa kawe karavamo amagambo yahe aruta iminota 2 wamaze muri nyumba. Nkuko bivuze neza uti nyungwe nunyemera ndaguha amakuru y'ikibi cya nyungwe. Akanga gukwemera ute kandi ayo muntu tuziranye ukora iminota myinshi cyane muteze yombi. Mbabazi ni mwiza kandi abagaragara neza inyuma kandi yewe abanahumura. None wa muntu ukavugaga agira ugiye he? Kawimvugiramo mbandagise kukubwira. Kukumva kabiri ku kandi nka minota 2 amaze kuri Mbabazi. Ariko suretse kugumya kunsebya uyobeye ko nakwifatemo mba ndi umutanazi. Ntabyo utanagamo arigaragaje kuri Rutanazi nyebwe ugabanya amagambo. Nyine urabizi ko nashakaga kujyana ibihe byiza na Mbabazi ariko byaranze. Byari gukunda ute kandi ira minota 2 wamaze ariyo wowe? Ntabwo ari wengi. Cha ugira amagambo menshi ariko ubura ubugabo. Nushaka kumbwira ko njyana ubugore sinari gukora imico y'abazungu mu kigo cya gisirikare. Gahamu Baraka kajya yivugisha n'ubuhoro. N'ubuhoro cyane kuko akabinda gakiza. Akabi ninde ninjye uri gutuka? Oya si wowe ni kara akabi ngo ni Mubaraka. Yewe yakabi kuva ryahise. Ahubwo se ni garatari ko nta munsi numwe muza atari. Niba ariko nko kuri kuvuga menya ko akabi ntaho kajya. Niba naho kajya agomba gutumuka ko sinyimushaka mu buzima bwanjye. Ariko mbona ntacyo twe ku bushuti bwanyu. Urabuzwa n'iki se? Utazi igihombo yanezaga. Igihombo ki hari business bamushingiye arayibonye. Ndayimushingira mu ciki naramubyaye. None niba ari nta business yabahombya aguhombye. Yanyinyiraga amafaranga nakuye muri business zanjye.
twahira ifaranga ryanjye. yanyinyira ute nyine? Ni banki yawe? Yararenze kuba banki, yari imungu y'ifaranga ryanjye. ko mungaga guteka ari najya nkura amafaranga ariyo nyagukeneye. Kunzi neza hari ikibanza na kimwe ngira ku butaka bw'u Rwanda kinyanditseho? kirahari cyane. Ikihe wanjijiwe? Hari ubutaka cyangwa inzu uzinjira? ubwiye ikibanza kikwanditseho kandi nzi neza ko gihari. Wanjije uretse metero 2 kuri 2 muzamamba bo napfuye. Hari ikindi kibanza ngira ku butaka bw'u Rwanda? ikibanza Minani yaguze ku Rebero si wabaye umwanditsi wacyo ukaniyandika no mu bahamya. None kuzi neza ko ari icya Minani Jemuve kuba narabaye umwanditsi wacyo byahise binjira nyiracyo. nashaka kumvisha ko nubwo nta butaka bwawe wanditseho ariko ubutaka bw'abandi bukwanditseho. Umva nyine nawe uri gushaka kunyumvisha ko kuba ndi ku mashimwe y'abandi bishaka kuyagira yanjye. nagira ngo wibuke ko hari aho wanditse. Manditse nyine nkande uretse kuba indorerezi. umuhamya ihamya ko Minani yaguze kiriya kibanza. Imariye iki nyine kuba uri kunyibutsa ko ikintu cy'agaciro mfite ari uko ndi ku kibanza Minani yiguriye ngira neza. kumariye iki? ahubwo wowe ubimariye iki? Kugira icyo mbimarira gute kandi Mubaraka yari inshoreke y'ifaranga ryanjye. ariko iryo faranga numva yari yarashoretse rirenze 5. Ute bingahe? Uza amafaranga namwishyuraga mu kabari yabuze yo kwishyura kunangana. ariko mwari yasangiraga. Tuyasangira byahehe. ukambwira ko witera ukishyura inzoga utanyweyeho. Zinywa byahese. icyo wamucaga si gusa kuko sinumusuko wakishyura inzoga 2-3 atazinyweyeho nta handi hantu ufite wungukira. Ntungukira hehe se uretse kuba naragenderaga ku kizere kuko twakuranye gutyo gusa cyane ariko ubu twaheri n'ubushiti mahera.